ni iya Billie Eilish. Nge wumva kuri mikoro nitwa Kai Proctor. Like, subscribe, share na comment. Ibintu bitanya abantu igihe kikababaza imitima. Ntabwo nari mari ariko ndabizi ko mwakundanaga. Yari umukobwa mwakundanaga, wamweretse isi, ariko bisa naho urukundo rwawe nawe rutigeze rucamo. Yahoraga ndirira ambwira akora igishoboka cyose ngo muhoze, ariko kugeza mu kwa karindwi mutanye. None dore ndabizi ko nanjye unkunda, ntabwo nkeneye kubinyibutsa, ndabizi ibintu byose se mbireke urukundo rwawe ndwirengagize. Ariko njya mubona, nkamubona mu bitekerezo byanjye, igihe cyose ntabwo ajya ava mu bitekerezo. Biba bimeze nk'umuriro, nkumva ndashya ndi muzima, bikamera nk'ibimenyetso by'uburwayi. Ese basi naba nararengereye? Ni akaririmbo yaba yararengereye? Ni akaririmbo nge nitwa Kai Proctor. Ibintu byiza buriya ntabwo biramba, ubuzima nabwo burihuta. Ntabwo nigeze mbaza uwari mwiza kurusha undi, kubera ko ntabwo we yari kuba mwiza kundusha, nta nubwo yari kuba atandukanye nanjye. Namwifurizaga kubaho akishima akisanzura mu buzima. Ndabizi ko nawe wankunze, wikwirirwa ubinyibutsa, ndabizi ko nkunda. Ese mwibagirwe? Niko mba mbyifuza, ariko njya mubona mu bitekerezo, nkamubona buri gihe. Bikamerera nk'uburwayi bw'umuriro, nkatengurwa, nkamera nk'uri gushya ndi muzima, nkamera nk'ufashwe n'ibimenyetso by'uburwayi. Ese basi naba nararengereye nkarenga umurongo? Biri kumazeho bisa ntangira kubyumva. Nakaririmbo ka Billie Eilish, ni amamarata nze yo muri hoteli. Bati udashaka kumbabaza n'ubwo mbandira, ariko nanirwa kubyakira. Hanyuma nkibaza, ese wowe ujya umubona mu bitekerezo byawe, ugasa n'umubona mu maso muri kumwe? Indirimbo nkizi subscribe, like, share, subscribe na comment. Indirimbo ntirarangira.